turagushimye data wera ugira neza uri mu ijuru wowe warinze ubugingo bwacu katwemera kugeza uyu mwanya turi amahoro izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro tugize umugisha wo kuba tuje imbere yawe muri uyu mwanya kugira ngo tugaburirwe amagambo y'umwuka waduteganirije ngaho bane natwe duhe imbaraga mvajuru duhe amagambo y'umwuka yakiza imitima yacu kandi uduhe natwe imbaraga zibasha gutuma dukurikirana uzaduna dushoboze gushyira mu bikorwa maze dushime izina ryawe bana baho bari hose ugiye kugabana ku mugisha w'umunsi wera w'isabato amahoro yawe yuzure mu mitima yacu uzaduhe n'amaherezo meza kubwa Yesu umukiza wacu amen. Noneho tuganirira hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Ayo niyo magambo tugiye kuganira, guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Birashoboka yuko umuntu yaba icyitegererezo kibi kandi biranashoboka yuko umuntu ashobora kuba icyitegererezo cyiza gishobora gukurira abandi mu byiza, abantu bakayoboka ibyiza bitewe n'uko bamubonyeho urugero rwiza cyangwa se bagakora ibibi bitewe n'uko bamubonyeho urugero rutari rwiza. Rero twese turasabwa guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Umuntu aba icyitegererezo cyiza iyo yakoze ibyiza kandi bikabyara umusaruro mwiza tubuze kurebera hamwe. Kandi umuntu ashobora kuba icyitegererezo kibi kubera ko yagize uburangare agakora ibidatunganye akemera kamere yo kumujyana mu byo ishaka, hanyuma ibyo yakoze bikazaba igisitaza, bikazaba umuzusharira, bikazatera benshi kurimbuka, bikazatuma abantu batayoboka inzira y'ukuri cyangwa se inzira y'ijambo ry'Imana bitewe n'uko batuboneyeho icyitegererezo kitari cyiza. Niyo mpamvu tugiye kuganira iryo jambo ritubwira ngo guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Turasoma mu gitabo cya Timoteyo ya mbere, harimo amagambo turi buze guheraho tureba ari budufashe kumva neza iki cyigisho. Ni igice cyaho cya 4 umurongo wa 12. Paulo yandikira Timoteyo yamubwiye amagambo y'uko akwiriye guharanira kuba icyitegererezo kizima. Aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amusabye ko akwiriye guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Burya iyo umuntu yamaze guhinyuka cyangwa ibyo byagawe ntabwo aba agifite icyitegererezo cyiza, cyangwa se ntabwo aba agitanze icyitegererezo cyiza, ahubwo abatanze icyitegererezo kibi. Rero umwana w'Imana wese, umuntu uriho twumva uyu mwanya, ngo akwiriye guharanira kubera abandi icyitegererezo cyiza. Niyo mpamvu bavuze ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku kwizera no ku mutima uboneye kandi no ku rukundo rwawe. Umwana w'Imana rero arasabwa kubera abandi icyitegererezo cyiza ku buryo abamubona baba bafite ibintu byiza bamwigiraho, baba bafite ibintu byiza bamureberaho, bigatuma bayoboka ibyo avuga cyangwa se bakabyemera, ntibashidikanye ko ari umwana w'Imana, ahubwo bakemera ko ari umwana w'Imana kubera ko bamubonyeho imico itunganye. Rero bana b'Imana, birakwiriye ko umuntu wese aharanira kubera abandi icyitegererezo cyiza. Mu byakozwe n'intumwa, Paulo nanone hari amagambo hari yanditse igice cyaho cya 20 umurongo wa 35. Mwumve ko Paulo yaranditse ati nababereye icyitegererezo muri byose. Nababereye icyitegererezo muri byose. Ni ukuvuga ngo haba mu mirimo, haba mu magambo, haba mu myitwarire, haba mu byakundwa akaza, haba mu nyigisho ze, Paulo ngo yari icyitegererezo ku buryo abandi bagombaga kumureberaho bakabona neza urugero rw'uko umwana w'Imana akwiriye kumera. Noneho aranditse ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Bavandimwe, murumva ko Paulo nawe mu byo yakoraga mu myitwarire ye yahoraga haranira kubera abandi icyitegererezo cyiza. Rero nguko uko umwana w'Imana akwiriye kumera, akwiriye guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Niyo mpamvu turi kwiganisha iryo jambo ritubwira ngo guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Mu gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi,
ndasoma amagambo ahari paje 120, reka ndebe ni na kangahe. Reka ndebe ni paje 122. Haranditse hati: iyo ugize icyitegererezo cyiza kibasha guhindura umuntu umwe. Iyo ugize icyitegererezo cyiza kikabasha guhindura umuntu umwe, wibuke ko mu ijuru haba ibyishimo bitewe n'uwo umwe wihanye. Iyo umuntu agize icyitegererezo cyiza, uko biri kose hari abakwigana. Iyo ugize umugisha noneho cya cyitegererezo cyawe kikagira uwo gihindura, ngo mu ijuru haba ibyishimo bitewe n'uwo muntu umwe wihanye, ngo atihanishijwe n'amagambo yawe cyangwa se ibibwirizwa bikomeye, ahubwo yihanishijwe n'icyitegererezo cy'ibyo yakubonyeho. Ukoresheje imihati irimo gukiranuka, ubasha kuba umuyoboro wo kugarura intama yazimiye mu rwuri rwa Kristo. Kabone nubwo waba uri umusore, ugomba gukorana na Kristo. Uramutse ugize umwuka we mu mutima wawe, ushobora gukora ibikomeye birenze ibyo ubona washobora gukora none. Niba utanga urugero nk'urwa Kristo, urwo rugero rwonyine utiriwe uvuga amagambo ruzafasha benshi. Noneho mwumve yuko urugero umuntu atanga ari mu bandi, urugero umuntu atanga ari mu mirimo ye, urugero umuntu atanga aho atuye cyangwa mu muryango, urugero utanga aho usengera cyangwa se aho wirirwa, ngo rushobora kwigisha abantu kandi rugatuma benshi bemera iby'Imana bakanihana, ngo batabitewe nuko washoboye kuvuga amagambo menshi, ngo ahubwo utiriwe uvuga n'amagambo. Urwo rugero utanze rushobora kuzafasha abantu benshi. Kwihanganira gukomeza gukora ibyiza. Kubera ko bavuze ngo kwihanganira gukomeza gukora ibyiza, nuko hari igihe ibyiza nabyo birwanywa, cyangwa se wabikora ugahuriramo n'imitego. Mu gitabo kimwe nicyo banditse cyitwa Ihumure ry'Abizera, ngo wakira abashyitsi utarobanuye, ngo hanyuma hakaza n'abajura bagendereye ku kwiba. Utanga kenshi, noneho n'insesaguzi cyangwa abakeneye kwa ibyawe batitaye ku mirimo cyangwa kugira icyo bakora ngo bimarire, nabo bakaza bakakurya imitsi, kandi aho nabo bakagombye kugira icyo bakora. Ariko nubwo bimeze bityo, ntukwiriye kugabanya imbaraga zo kugira neza. Niyo mpamvu bavuze ngo niba utanga urugero nk'urwa Kristo, urwo rugero rwonyine utiriwe uvuga amagambo ruzafasha benshi. Kwihanganira gukomeza gukora ibyiza bizafasha abandi, bibatere gukandagiza ikirenge mu nzira y'ukuri no gukiranuka. Mumve bavandimwe, ngo niwihanganira gukomeza gukora ibyiza, ntubikore none ngo nibaguhemukira urekeraho, ntubikore none ngo nibakugaye urekeraho, ntubikore none ngo nibaramuka bagutereranya urekeraho, ntubikore none ngo nurangiza uvuge ngo ninjye ukora njye n'abandi ntacyo bakora. Ahubwo ugaharanira gukora ibyiza, ukabyihanganira, ugakomeza gutyo, ngo icyo bizabyara baravuze ngo baranditse ngo yego, ngo kwihanganira gukomeza gukora ibyiza bizafasha abandi, bibatere gukandagiza ikirenge mu nzira y'ukuri no gukiranuka. Ngaho mube maso, mutangire mukore ibitunganye, kandi mushyire imbere mutuje. Imigambi ishikamye mufite gushyira mu bikorwa amahame meza. Ngo iyo ufite imigambi ishikamye, ngo ariko ngo umugambi wayo ari ugukomeza gushyira mu bikorwa amahame meza, izagira imbaraga rukuruzi, iyobora abandi mu cyerekezo gitunganye. Mubasha gukora ibyiza bitagira urubibi. Mubasha gukora ibyiza bitagira urubibi. Nugira ijambo ry'Imana ihame riyobora imibereho yawe. Mumve bavandimwe, uko tuzatanga icyitegererezo cyiza cyangwa tukabira abandi urugero rwiza, ngo nugira ijambo ry'Imana ihame riyobora imibereho yawe, ibikorwa byawe bikayoborwa n'amahame yaryo, ugashora imigambi yawe yose n'imihati yawe yose mu gusohoza inshingano zawe, intsinzi y'umugisha izaherekeza imihati yawe. Noneho dukwiriye guharanira gukora ibyiza, tukaba beza ku buryo abandi batwigiraho ibyiza byinshi. Nibyo bizatuma ibyo dukora ngo bibonekamo intsinzi. Urubyiruko rwiyeguriye Imana ruhabwa imbaraga ikomeye yo gukora ibyiza. Ababwiriza n'abizera bageze mu zabukuru
ntibashobora kugira na kimwe cya kabiri cy'imbaraga rukuruzi ijyana abantu mu cyiza abasore biyeguriye Imana bagira kuri bagenzi babo. Ubuhamya nyakuri bwicecekeye bw'imibereho itikanyiza kandi yera bufite imbaraga itaneshwa. Mwumve hano baranditse ngo ubuhamya nyakuri bwicecekeye, nuvuga ni ibyo ukora byo bikagenda bivuga weho ntacyo ukoze, byo bikagenda bikora weho utazi ko biri gukora, biracecetse. Kuko gukora ibyiza ntibisaba kujya impaka. Gukora ibyiza, kuba neza, kuvuga neza, kubana neza n'abaturanyi, ukabana neza nabo mukorana, ukabana neza n'umuryango wawe, ibyo ntacyo ntibisaba impaka, ntibisaba seminere kugira ngo ukore neza. Ntabwo waramutse umuntu, wasuhuza umuntu, wamugirira neza ngo mumaze mwaje impaka. Oya, ngo ni ubuhamya ariko babwicecekeye mu bice byaranga. Ubuhamya nyakuri bwicecekeye bw'imibereho itikanyiza kandi yera bufite imbaraga itaneshwa. Noneho birakwiriye ko duharanira kugira ibikorwa byiza bizasigara bikora umurimo ukomeye twebwe tutabizi, kubera ko byo bivuga bicecetse, ariko wabibonye bigasigara bimwigisha, bimwereka uburyo nawe yari akwiriye guhindura akagira imico myiza. Hepfo baranditse ngo icyitegererezo cy'imibereho yera mu buzima busanzwe ni ikibwiriza kirusha ibindi kwemeza mu kurengera ubukristo. Iri jambo reka ndisubiremo. Icyitegererezo cy'imibereho yera mu buzima busanzwe, bivuze mu buzima busanzwe ni bwa buzima tubayemo, uko dukora imirimo yacu, uko tubaho mu muryango, uko tubaho mu baturanyi, uko tubaho muri sosiyete, aho ugenda. Ngo icyitegererezo cy'imibereho yera ariko yo mu buzima busanzwe, ngo nicyo kibwirizwa kirusha ibindi kwemeza mu kurengera ubukristo. Noneho uburyo ubukristo ntiburengerwa cyane n'ibihamya bikakaye cyangwa se no gutsinda abantu mu gihe mwagiye impaka gusa, ahubwo ikibwirizwa kirusha ibindi byose gukora neza ni ubuhamya bwiza bw'imibereho myiza bukora bucece, ngo icyo ni ikibwirizwa kirusha ibindi byose gukomera. Bavandimwe, birakwiriye ko umuntu wese aharanira kuba icyitegererezo cyiza, nibyo byatubera urugero rwiza. Turafatira ku rugero rumwe rw'umugaragu w'Imana wabaye icyitegererezo cyiza mu byo yabagamo cyangwa se mu bandi. Turarebera hamwe icyigisho kiri mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi ni ikigwa ndatekereza ari cya 12. Baravuga imibereho ya Aburahamu, uko yabayeho, imyitwarire ye, nuko byabereye abandi urugero, maze dufatire urugero kuri we natwe twigane kugira imibereho nk'iyi. Baranditse ngo ni igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ni ikigwa cya 12. Ndasoma amagambo ari muri icyo gitabo. Baranditse ngo nyuma yo gutandukana na Loti, Aburahamu yongeye guhabwa isezerano n'Imana ryo guhabwa igihugu cyose. Bidatinze yimukira i Horebu, ashinga ihema rye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cya Mamure, ahubaka igicaniro cyo gutambira Uwiteka. Muri iyo misozi yari ifite umwuka mwiza, imirima y'amatunda n'impeke, n'urwuri rugari ruzengurutswe n'imisozi. Arahatura ashimishijwe n'imibereho y'umukurambere iciriritse, maze arekera Loti ibinezeza by'i Sodomu byaganishaga kwirimbukiro. Aburahamu yubahagwa n'amahanga yaramukikije. Aho ngeze ahantu mwumve neza. Aburahamu yubahagwa n'amahanga yaramukikije. Kigikomangoma gikomeye, inararibonye n'umuyobozi ufite ubushobozi, ntiyabujije abaturanyi be kumwigiraho. Nubwo yari umuntu ukomeye ngo wubahagwa nk'igikomangoma gikomeye, ariko ngo ntiyabujije abaturanyi be kumwigiraho. Imibereho ye n'imico ye, ugereranije n'abasengaga ibigirwamana, byari ubuhamya bwiza bwo kwizera nyakuri. Ngo imibereho ye n'imico ye ugereranije n'abandi, kuko icyo gihe hari abandi basengaga ariko basenga ibigirwamana, ngo ariko ubigereranije n'imibereho ya Aburahamu n'imico ye, ngo byari ubuhamya bwiza bwo kwizera nyakuri. Kuko umubano we n'Imana utari ufite amakemwa. Mwumve bavandimwe, kugira ngo ashobore kuba icyitegererezo cyiza, ngo umubano we n'Imana ntabwo wari ufite amakemwa. Nk'uko umubano we n'Imana utari ufite amakemwa,
ni nako gushyikirana n'abantu n'ubuntu yagiraga byatumye agirirwa icyizere kandi abantu baramukunda bakanamwubaha. Noneho burya iyo wagize imibereho myiza ukabana n'Imana neza bikagushoboza kubana n'abantu neza, ukagira ubunyangamugayo, ukagirirwa icyizere, ngo abantu baragukunda kandi noneho bakanakubaha. Iyobokamana rye ntiryabonekaga nk'ubutunzi bw'igiciro bwakwifuzwa kurindwa no gushimisha nyirabwo gusa. Iyobokamana nyakuri ntirifatwa gutyo, kuko uwo ari we, kuko uwo ari umwuka unyuranye n'amahame y'ubutumwa bwiza. Iyo Kristo atuye mu mutima, ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho cyangwa kuwuzimya. Noneho burya kugira ngo ushobore kuba icyitegererezo cyiza, abandi bakuboneho imico myiza bayigireho, birasaba kubanza watuza Kristo mu mutima, kuko Yesu namaze gutura mu mutima wawe ntushobora kumuhisha, ahubwo bizatuma umugaragariza n'abandi. Ngo iyo Kristo atuye mu mutima ntibishoboka guhisha umucyo umuturukaho cyangwa kuwuzimya. Ibiramambu uwo mucyo ukomeza kwiyongera uko iminsi ihita, igihu cy'inarinjye n'icyaha kibuditse ku mutima cyeyurwa n'umucyo w'izuba ryo gukiranuka. Ngo iyo Kristo atuye mu mutima, igihu cy'icyaha ndetse n'inarinjye cyari kibuditse ku mutima kijya kigenda cyeyuka kikeyurwa n'umucyo w'izuba ryo gukiranuka. Abantu b'Imana barayihagarariye ku isi. Mwumve bavandimwe, abantu b'Imana barayihagarariye ku isi kandi ishaka ko baba umucyo muri iyi si y'umwijima. Imana ishaka yuko abana b'Imana cyangwa abantu bayo baba bayihagararira bakaba umucyo umurika muri iyi si y'umwijima. Aho batataniye mu bihugu byose, mu mirwa mikuru, mu migi no mu byaro hose, bahinduka bahamya n'imiyoboro Imana imenyekanishiriza mu bushake n'ibitangaza by'ubuntu bwayo ku batizera. Noneho ngo iyo twemeye kuyoborwa n'amahame mvajuru, tukemera kubera abandi icyitegererezo cyiza, ngo aha tuzengurutse, ngo haba ari mu migi, haba ari mu byaro, ngo bene abo bantu bahinduka bahamya n'imiyoboro Imana imenyekanishirizamo ubushake n'ibitangaza by'ubuntu bwayo ku batizera. Ni umugambi wayo ko abakiriye agakiza bose bazayivugira. Umugambi w'Imana no ku muntu wese wamaze kwakira agakiza ngo aba agomba kuyivugira. Ukwitanga k'umukristo ni urugero ruhanitse ab'isi bapimiraho ubutumwa bwiza. Ngo iyo umukristo agira kwitanga, agira kwihangana, icyitegererezo cyiza, ngo abahindutse urugero, abapagani cyangwa abatazi Imana bamenyeraho ubutumwa bwiza. Ibigeragezo biri mu kwihangana, imigisha yakiranwa ishimwe, ukwicisha bugufi, ubugwaneza, imbabazi n'urukundo byerekanywe uko bukeye n'uko bwije, ni zimurikira mu mico yabo imbere y'ab'isi, zerekana ko hari itandukaniro riri hagati y'umwijima ukomoka ku narinjye y'umutima wa kamere. Noneho bavandimwe, turasabwa kugira imibereho myiza ku buryo mu abandi bagenda bamenya ngo burya uwubaha Imana akwiriye kuba ameze atya, burya umwana w'Imana akwiriye kuba ateye atya, burya njyewe ntaho ndagera gutungana kwanjye kuri hasi, kuko ngereranije n'abana b'Imana bayobotse uburyo bitwara. Natwe turasabwa kubera abandi urugero rwiza. Turasabwa natwe kwigira ku cyitegererezo cya bagenzi bacu, ngo bitewe n'uko tubonyemo imico myiza. Niyo mpamvu bavuze ngo ukwitanga k'umukristo ni urugero ruhanitse ab'isi bapimiraho ubutumwa bwiza. Ibigaragazo birimo kwihangana, ngo iyo umukristo ahuye n'ibigaragaza ariko akihangana, ntacike intege ngo asubire inyuma, ntacike intege ngo ave ku Mana, ntacike intege ngo akore ibidatunganye, ukagira kwihangana mu gihe cy'ibigeragezo. Ikindi, imigisha ukayakirana ishimwe, imigisha yakiranwa ishimwe nayo ni ikindi cyitegererezo cyiza. Igihe hari icyiza waronse ukamenya ko ari Imana yabiguhaye ukabishimira, mu gihe hari uwagukoreye ibyiza ukamushimira,
amahirwe waramukanye ukayashimira, nabwo ngo aba ari icyitegererezo cyiza uri gutanga. Ukwicisha bugufi ukirinda kwishyira hejuru, nubwo waba ufite aburutamo ubushobozi bwo muri iki gihe, yenda barusha ubutunzi, yenda barusha inzu nziza, yenda barusha akazi keza, yenda barusha kuba waramutse uyu munsi, ngo ntibikwiriye kuba impamvu yo gutuma usuzugura abantu, ngo ahubwo kubona n'abaciye bugufi wicisha bugufi ukireshyeshya nabo, cyangwa se ukagaragaza kubaha icyubahiro, nabwo ngo ni ikindi cyiza ukoze cyo kubaho urugero rwiza. Mu gihe abandi abo basumba bakandagiza inkweto cyangwa se babasuzugura bitewe n'uko babona ntacyo bavuze, weho bakabona wicisha bugufi uriyoroshya imbere y'abanyantege nkeya. Iyo imvuze abanyantege nkeya ni abanyantege nkeya mu bushobozi, bakabona uriyoroshya imbere yabo, ugerageza kubaha agaciro, ngo icyo cyitegererezo uba bahaye kirimo icyigisho gikomeye kivuga ku rwego rudasanzwe. Ikindi ni ukugira ubugwaneza. Ubugwaneza ni iki? Ubugwaneza ngo ni igihe wakomerekejwe ariko ntugaragaza akababaro, ahubwo ukagaragaza kwerekana yuko ntacyo ubaye. Icyo nicyo bita kugwa neza. Ukagaragaza kwihangana yuko ntacyo bigutwaye, ugahumuriza uwari ukangishijwe nuko yaguhemukiye, ukamwereka yuko nta kibazo nahumure, ntabwo wamubabariye cyangwa se wamwakiriye, ugaca bugufi nubwo kamere yawe yakozweho, yakomerekejwe, ariko ukagaragaza kuyicecekesha, ahubwo ukagwa neza. Ibyo nabyo ngo ubikora ngo abatanze icyitegererezo cyiza imbere y'abandi. Bavandimwe, turasabwa guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Ngo ikindi kigira akamaro ni imbabazi, ni ukugirira abandi imbabazi. Umuntu yaguhemukiye ngo ukamugirira imbabazi. Mu gitabo kimwe baranditse ngo turasabwa kugirira abantu imbabazi, ngo yewe n'abatazi dusabye ngo dukwiriye kubagirira imbabazi. Ngo ntukwiriye kujya uhangana n'uwaguhemukiye nk'aho ari we nyirabayazana, ngo umenye ko ari Satani wabimuteye, maze ubabarire uwo muntu, ahubwo wange Satani kuko niwe nyirabayazana. Noneho umuntu ukamugirira imbabazi, ngo ikindi ugatera intambwe ukamusanga mu muyikiranure, kandi umusanganye umutima mwiza, atari ukumwereka yuko umutura uburakari, atari ukwihorera mu magambo cyangwa mu ndoro cyangwa mu myitwarire, ahubwo ukagaragaza kumurebana ya ndoro na rwa rugwiro wamurebanaga, ukagaragaza kumwereka yuko ibyo yakoze nubwo atari byiza ariko nahumure wamubabariye. Ibyo bintu urwo rugero rwiza rumeze rutya, ibyo undi we wamukoreye we tahangara gukora, uwamuhemukiye gutyo byamukomerana, akabona weho uciye bugufi umuhaye imbabazi uriyoroheje, ntacyo bigutwaye, ati humura muvandimwe nanjye nacikwa, humura ibyo bibaho wijya kure, humura rwose nakubabariye. Ngo urwo rugero rwiza ubutanze ngo ni icyigisho cyiza cyigisha aho utabizi kandi kigisha bucece. Ikindi ngo ni urukundo, ngo kugirira abandi urukundo utitaye ku byo bazakwitura, ahubwo witaye kuba rimwe n'Imana, ukabakunda urukundo rwiza nk'urwo Yesu yadukunze akatwitangira ntacyo twakoze, akatwitangira turi abanyabyaha, turi abo kurimbuka, ari twe ba nyirabayazana b'ibibi, maze Yesu akemera akaza agapfa mu cyimbo cyacu. Urwo rukundo yadukunze rungana rutyo rutuma turinda umunsi ku wundi akaduha ibitubeshaho. Ngo nawe akarirwa kugaragaza, ngo ukagaragariza abantu urukundo, kandi mu by'ukuri mutari ku rugero rumwe, utabakuriye ibyiza ko ufite icyo ushingira ahubwo ushingiye ku Imana yabaremye. Ngo urwo rukundo utanga rumeze rutyo, ngo rujya rubera abandi icyitegererezo cyiza. Ikindi ngo ibyo tuvuze ubwo ni ibigaragazo birimo kwihangana, ni ibishakiranye ishimwe, ni ukwicisha bugufi, ni ubugwaneza, ni imbabazi, n'urukundo. Ngo iyo byerekanye uko bukeye n'uko bwije, ibyo bintu uko bingana, ngo iyo ugiye ubyerekana uko bukeye n'uko bwije, ntubyerekane none ngo ejo uhinduke, ahubwo uko bwibukeye n'uko bwije ugahora ubyerekana. Ni muri zimurikira mu mico yabo imbere y'ab'isi, ngo kandi zerekana ko hari itandukaniro riri hagati y'umwijima ukomoka ku naringe y'umutima wa kamere. Ngo iyo ubikoze ngo uba umurikiye abandi, kandi izo muri ubutanze ngo zikagenda zerekana ko ibyo wakoze hari cyo byakoze ku mutima wa kamere. Hepfo reka nihute baranditse ngo umukungu mu kwizera, umunyabuntu butangaje,
utaragiraga gushidikanya mu kumvira kandi akagira ukwicisha bugufi mu mibereho ye nk'umugenzi. Aburahamu yari umunyabwenge mu mibanire ye n'abandi kandi akaba intwari n'umuhanga ku rugamba. Nubwo yari azwi nk'umwigisha w'idini rishya, abahungu b'umwami batatu bategekaga ibibaya by'Abamori aho yari atuye bamushatseho ubucuti, ubwo bamusabaga gufatanya nabo kugira ngo bagire umutwe ukomeye wo kurinda umutekano. Uko icyo gihugu cyari cyuzuyemo urugomo n'ikandamiza, bidatinze abona uburyo bwo gufatanya n'abandi. Reka nihutire hepfo aho nshaka gusoma, mwumve muri iki cyigisho n'igice nkirimo ntabwo ndakivamo. Turwigana ijambo tubwira ngo guharanira kuba icyitegererezo cyiza. Baranditse ngo muri icyo gitabo mwumve amagambo banditse nshaka ko mwumva. Uburyo Aburahamu yitaga ku bana be n'urugo rwe byatumye arinda ibyo kwizera kwabo. Bavandimwe, ngo bitewe n'uko Aburahamu yitaga ku baturanyi kubo mu rugo rwe, ngo byatumye arinda ibyo kwizera kwabo, abatoza kwita ku mategeko y'Imana nk'amategeko adasanzwe yagombaga kubamenyesha, kandi nabo bakazayamenyesha isi yose. Bose bigishijwe ko bayoborwa n'Imana yo mu ijuru. Ababyeyi ntibagombaga gukandamiza abana babo nk'uko abana batagombaga gusuzugura ababyeyi. Amategeko y'Imana yari yarahaye buri wese inshingano, kandi kuyumvira byonyine byajyaga kubazanira umunezero cyangwa kurama. Amagambo ngezeho muyazirikana. Urugero rwe rw'imibereho ituje ya buri munsi rwari icyigisho gihoraho. Ngo urugero rwa Aburahamu rw'imibereho ituje ya buri munsi rwari icyigisho gihoraho. Mwumve bavandimwe, ubunyangamugayo bwe, ubugira neza no kutikanyiza bye byatumye ashimwa n'abami, byanigaragazaga mu rugo rwe. Ngo ibi bintu mubizirikane, ni ibintu bikomeye cyane dukwiriye kuzirikana. Ngo ubunyangamugayo bwe, ubugira neza no kutikanyiza bye byatumye ashimwa n'abami, byanigaragarizaga mu rugo rwe. Impumuro nziza yo mu mibereho ye. Mwumve bavandimwe, Aburahamu ngo yari afite impumuro nziza mu mibereho ye. Baranditse ngo impumuro nziza yo mu mibereho ye. Ese impumuro nziza bavuga ni iyihe? Ntabwo ari parufe, ntabwo ari amavuta ahumura neza, ntabwo ari isabune nziza, oya rwose. Ahubwo ibikorwa bye, amagambo ye, imyitwarire ye, uko yabanaga n'abandi, ngo byari impumuro nziza mu mibereho ye yose. Impumuro nziza yo mu mibereho ye, ubutungane no gukundwa kw'imico mbonera byerekanaga ko asabana n'ijuru. Ntiyigeze yirengagiza umuntu wese. Mumva uyu mwana w'Imana, uyu mugaragu w'Imana Aburahamu ukuntu yari ameze. Ntiyigeze yirengagiza umuntu wese. Buriya hari igihe tujya twirengagiza yenda bafite inshingano runaka bakoramo, ugasanga umuntu aramwirengagije bitewe n'uko aciye bugufi. Oya rwose ntabwo ari byo. Umuntu uzamwakire, niba nibyo arimo ari ubujiji, umusobanurire, umuhugure, umwigishe, umusezerere amahoro, ariko we kujya usuzugura abantu mu byo ukora. Noneho baravuze ngo impumuro nziza yo mu mibereho ye, ubutungane no gukundwa kw'imico mbonera byerekanaga ko asabana n'ijuru. Ntiyigeze yirengagiza umuntu wese, bona nubwo yaba ari umugaragu hasi kurusha abandi. Mbega umuntu wari mwiza. Aburahamu abasomye amateka ye, ngo yari umuntu wari ukomeye, kuko ngo mu rugo rwe ngo hariragamo abantu, habagamo abantu baririwe bakahaba batari munsi y'igihumbi. Abo bose birumvikana ko bari bafite abayobora abandi, abakomeye, abo hejuru, aboroheje cyane, n'abari kuri imirimo iciye bugufi. Ngo ariko Aburahamu ukuntu yari ameze, ntiyigeze yirengagiza umuntu wese, bona nubwo yaba ari umugaragu hasi kurusha abandi. Birumvikana ko habaga hari abagaragu bo hasi kurusha abandi, ngo ariko nabo ntabwo Aburahamu yigeze birengagiza. Mu rugo rwe ntihabaga mu itegeko rya nyir'urugo n'irindi ry'umugaragu. Mbega buriya uzasanga mu ngo nyinshi hari aho umugaragu atakwinjira, atarira, ntiyarira ku meza kimwe n'abandi, arira mu gikoni yo hirya, ntagira ijambo mu birori byiza bagize, ntabwo we yambara neza, we nari umugaragu uri iyo ngiyo, arasuzugurwa. Nibyo uzaboneka ko ya mirimo wamusabye gukora, ariko nawe ujye umureka asabana n'abandi, ujye umureka yicira hamwe n'abandi.
ngo Aburahamu we mu rugo rwe baravuze ngo mwumve bavandimwe, mu rugo rwe ntihabaga mu itegeko rya nyiri urugo n'iry'umugaragu, ngo habe imigenzereze y'abakire n'iy'abakene, bose bagengwaga n'ubutabera n'urukundo, nk'abaragamye nawe ubugingo ku buntu. Noneho Aburahamu yari icyitegererezo cyiza, niyo mpamvu dukwiriye natwe dukwiriye guharanira kubera abandi urugero rwiza. Bavandimwe, kugira ngo umuntu ashobore kubera abandi urugero rwiza, hari ibyo ngo abasabwa kuzirikana. Bwa mbere ngo arasabwa kuba mwiza ahatari hanze gusa, ahubwo no mu rugo ukaba mwiza. Ngo turasabwa kumenya ko mu ngo zacu naho ngo urugo rw'umwizera rw'umukristo rw'umwana wamenye Imana ngo rukwiye kubera icyitegererezo ingo z'abatubaha Imana, ku buryo bakubona babona imyitwarire yawe, maze iby'Imana bakabyubaha bakabikunda bitewe n'uko wabahaye icyitegererezo cyiza. Reka nsome cya gitabo n'ubundi twasomye imibereho kubana n'Imana buri munsi, paje 100. Reka ndebe ni nakangahe maze mbabwire mwumve aya magambo. Paje 124 baranditse ngo buri muryango wa gikristo ugomba kwereka ab'isi imbaraga n'ubwiza bw'icyitegererezo cya gikristo. Buri muryango wa gikristo ugomba kwereka ab'isi imbaraga n'ubwiza bw'icyitegererezo cya gikristo. Urugo rugizwe n'abakristo buje urugwiro kandi babagwa neza, ruteza impinduka z'icyiza mu bandi kandi zigera kure. Mbega amagambo meza. Urugo rugizwe n'abakristo buje urugwiro, ngo ni umugabo w'umukristo kandi ugira urugwiro, ni umugore w'umukristo ugira ubuntu kandi ugira urugwiro. Ngo bene icyo cyitegererezo ni abana beza bubaha kandi bumvira, bakunda abandi. Ngo iyo urugo rumeze rutyo ngo ruteza impinduka z'icyiza mu bandi kandi zigera kure. Indi miryango yitegereza umusaruro mwiza wagezweho muri urwo rugo kandi ikigana urugero rwiza rw'urwo rugo, nayo igakumira ibibi ngo bitinjira mu ngo zayo. Ngaho mwumva urugero rwiza umuryango utanze, cyangwa kuba beza mugatanga urugero rwiza mu muryango, barebye uko mwitwaye. Iwanyu nta ntonganya zibayo, nta nduru z'abana, nta kumva umugabo n'umugore bari kuryana, nta gusubizanya nabi, nta ntambara zirimo ngo bari kuza kubakiranura, ahubwo bagera iwanyu bagasanga imyitwarire yanyu, urukundo ruharangwa, ikinyabupfura kiharangwa, gushyira hamwe biharangwa, amagambo meza harangwa, amasengesho meza, maze babona ibyo babandi bahora baryana batumvikana bakenda ruvuga ngo ariko Mana cyaduha natwe tukagira urugo rw'abariya. Bagasigara bifuza kugira urugo rwiza runejeje rurimo amahoro nk'urwabo, ngo maze nabo bakagenda bafasha umwanzuro wo gukumira ibibi. Ngo mwumve, reka nyasubiramo yumve neza. Indi miryango yitegereza umusaruro mwiza wagezweho muri urwo rugo. Indi miryango ibakikije igasigara yitegereza umusaruro mwiza wagezweho n'urwo rugo kandi ikigana urugero rwiza rw'urwo rugo, nayo igakumira ibibi ngo bitinjira mu ngo zabo. Ngaho mwumve. Noneho burya kuba mwiza, gutanga urugero rwiza, nubwo mwebwe mwaba mukoze ibyiza, ibyo birumvikana ko ni inyungu z'umuryango wanyu. Kubana neza, amahoro mu muryango wanyu, intonganya zavuyemo, kubahana, gushyira hamwe, ikinyabupfura, ubuntu. Icyo cyitegererezo cyiza abandi babonaho, umugabo n'umugore babana mu mahoro, utakumva baryanye, utakumva batonganya, utakumva ibyabo biri hanze. Ababasura, abaturanyi banyu bakabona muri mu mahoro, muguwe neza, munezerewe. Ngo icyo bibyara, ngo abandi baragenda bakigana icyo cyitegererezo cyanyu, bakagambirira gukumira na bibi ngo bitinjira mu ngo zabo. Akenshi abamarayika b'Imana bakunda gusura urugo ruyoborwa n'ubushake bw'Imana. Bavandimwe, noneho ngo urugo ruteye gutyo n'ab'ijuru bararukunda. Urugo rwatanze icyitegererezo cyiza n'ab'ijuru bararukunda, maze ngo bakajya baza kurusura, abamarayika bakajya baza gusura bene urwo rugo. Mwumve,
kubw'imbaraga y'ubuntu bw'Imana bene urwo rugo ruhindukaho abagenzi barushye kandi bacuguye baruhukira. Mu rugo nk'urwo inarinjye ntiyongera kwishyira hejuru. Iyo bavuze inarinjye ni kwa kundi uvuga ngo ngewe ukigira ikidasanzwe, ugashaka kurengera agaciro kawe kandi ahubwo uri kugatakaza, ugashaka kwigira igitangarirwa umuntu ukomeye. Oya, ntabwo ari byo rwose. Ahubwo tugiye kumvana, tugahana agaciro, tukakirana imitwaro, tukoroherana, ngo bene ibyo bintu iyo tubikoze ngo inarinjye yirukanwa mu rugo. Mu rugo nk'urwo inarinjye ntiyongera kwishyira hejuru. Akamenyero keza kararemwa. Kubera ko uvuze ngo akamenyero keza kararemwa, ni uko burya ibyiza, amagambo meza, gushyira hamwe, kumvana, kudasuzugurana, burya ntabwo biri muri kamere twebwe, aho birasaba kubirema no kubimenyereza. Akamenyero keza kararemwa, buri wese arigengesera ngo atabangamira uburenganzira bw'abandi. Buri wese ngo agenda yigengesereye ngo ataza kubangamira uburenganzira bw'abandi. Niba ari umubyeyi, niba ari umugabo akanga kubangamira uburenganzira bw'umugore, umugore akanga kubangamira uburenganzira bw'umugabo, ababyeyi bakanga kubangamira uburenganzira bw'abana, nubwo barasabwa guhagarara ku mahame y'ijuru bakabwira ngo aticwa, ariko nanone ibyiza ntabwo babangamira, kandi n'abana banga kubangamira ababyeyi babo ngo batabasuzugura, ahubwo bakabahesha icyubahiro. Noneho mwumve, buri wese arigengesera ngo atabangamira uburenganzira bw'abandi. Kwizera gukorera mu rukundo kandi kweza umutima niko gufata ubutware kukayobora umuryango wose. Bavandimwe, urugo rumeze rutya ruyobowe no kwizera kandi n'ubutungane, ugasanga kwizera ijambo ry'Imana ryafashe ubutware n'iryo riyobora, aba ari umugisha ukomeye. Umuryango umwe ufite gahunda kandi watojwe ikinyabupfura urengera ubukristo kuruta ibibwirizwa byose bishoboka kubwirizwa ku ruhimbi. Iri jambo sinzi ko muryumvise. Umuryango umwe ufite gahunda kandi watojwe ikinyabupfura urengera ubukristo kuruta ibibwirizwa byose bishobora kubwirizwa ku ruhimbi. Itabaza nubwo ryaba ari rito cyane, iyo ritazimye rigakomeza kwaka, ribasha gukongeza andi matabaza menshi cyane. Urubuga icyitegererezo cyacu gikoreramo rubasha kutaba rugari. Ni ukuvuga ngo aho icyitegererezo gitangira hashobora kutaba ari ahantu hagari. Si ku isi yose, ntabwo ibyawe bijya kuri izi za social media, ntabwo ukorera kuri YouTube cyangwa se ngo ufite ibintu bidasanzwe ku buryo byamamaza ku isi yose. Oya, weho ni hahandi mu muryango, nturi umubwiriza udasanzwe. Oya, ahubwo wowe ukorera hahandi mu muryango, mu baturanyi wawe, hahandi uri, hahandi ukorera imirimo isanzwe, bakakubonaho icyitegererezo cyiza. Mwumva icyo bivuze. Urubuga icyitegererezo cyacu gikoreramo rubasha kutaba rugari, ubushobozi bwacu bukaba buto cyane. Amahirwe yo mu buzima abasha kuba make. Iyo bavuze amahirwe y'ubuzima, ushobora kuba udafite ubutunzi bukomeye, ushobora kuba utari umuntu ukomeye ku buryo ukoresha abantu benshi, ahubwo wowe ukawuca inshuro. Ubwo muri make amahirwe y'ubuzima ni make. Yego urayafite, impamvu bavuze ngo ntiyavuyeho ni uko ufite n'izo mbaraga zo guca inshuro, ufite izo mbaraga zo kuba ushobora gukorera abandi. Ariko baravuze ngo amahirwe yo mu buzima abasha kuba make, ndetse n'ibyo twagazeho bikaba hafi ya ntabyo. Kaba mu by'ukuri byo ukora ari hafi ya ntabyo. Ibyo uzanye barabirya bikarara bishize, ejo ugaca inshuro bakabirya bikarara bishize. Nta bintu bikomeye ukora ku buryo nyine ufite ibintu byinshi. Ariko nyamara iyo dukoresheje amahirwe dufite mu ngo zacu dukiranutse, ubushobozi bwose buhinduka ubwacu. Mbega amagambo meza, ngo iyo ukiranutse kuri bya bindi ukora, ngo ubushobozi bwose bwo ku isi buhinduka ubwawe. Bavandimwe, birakwiriye ko duharanira gutanga icyitegererezo cyiza imbere y'abandi, kuko burya nubwo waba woroheje, ariko ubushobozi bwose buhinduka ubwawe. Wari uzi ko niyo ugeze mu ngorane, kubera ko wabaye mwiza mu bandi, abandi bose barahuza bakagutabara. Iyo ugeze ibyiza ugiye kugeraho, abandi bose bashyira hamwe bakakuba bugufi, kuko wabaye urugero rwiza. Ariko henga ube mubi, nubwo waba uri umuntu ukomeye, iyo uhuye n'ibyago bibi byawe wenyine, iyo uhuye n'ibyiza n'ibirori wagize n'ibindi bibi byawe wenyine, utabarwa na bakeya, ariko abenshi ntabwo bakuba bugufi. Noneho kungira icyitegererezo cyiza, nubwo waba wari usanzwe woroheje, ngo ariko iyo ubana n'abandi neza, ukaba ufite icyitegererezo cyiza, ngo ubushobozi bwose buhinduka ubwawe. Nidukingurira ingo zacu n'imitima yacu amahame mvajuru ayobora imibereho,
tuzahinduka imiyoboro itembamo imbaraga itanga ubugingo. Mu ngo zacu hazatemba amasoko akiza, akwize hose ubugingo n'ubwiza ndetse n'imbuto nziza. Bavandimwe, birumvikana ko turakwiriye guharanira kuba icyitegererezo cyiza, ku buryo n'abandi bose batukuraho amagambo meza, badukuraho ibikorwa byiza, batwigana, barebe uko witwara nabo bagakora nk'ibyo ngibyo, kugira ngo urugo rwawe ruzagire umusaruro mwiza. Rero bavandimwe, buri wese akwiriye guharanira kuba icyitegererezo cyiza, kugira ngo n'abandi bajye bamubonaho ibyiza. Reka twihute, kugira ngo ubashe kuba icyitegererezo cyiza, hari ibindi bintu ngo dusabwa kuzirikana. Ngo turasabwa kuzirikana ko dukwiriye guhagarara neza, tugashikama mu iyobokamana. Iby'Imana turasabwa kubihagararamo neza, niho uzashobora kuba icyitegererezo cyiza ku bandi. Ukaba umuntu, kugira ngo ube icyitegererezo cyiza ukwiriye kuba umuntu ushikamye hamwe, ushikamye mu by'Imana, utaba mwiza uri kumwe n'abeza, utaba umukristo uri kumwe n'abakristo, ngo ntugere aho ahihisha mu bapagani uhinduka uwundi. Oya rwose, urasabwa kuba uw'Imana, ushikamye mu by'Imana, utajahagurika, ahubwo ukaba umuntu ufite adresse mu by'imico, ufite adresse mu by'Imana. Impamvu za adresse cyangwa se aho ushakirwa mu by'Imana, ntube wa undi hindagurika ngo nibaramuka neza ube mwiza, nibiramuka nawe ube mubi. Oya rwose, urasabwa kuba mwiza igihe cyose, igihe cyiza ukaba mwiza, igihe kibi ukaba mwiza. Reka nsome amagambo ari muri iki gitabo n'ubundi nasomaga, paji 120, haranditse ngo, reka nsome aya magambo muyumve. Ntukigere namba uterwa isoni n'icyo uri cyo. Kugira ngo ube icyitegererezo cyiza, birasabwa nanone ko ukwiriye kwirinda guterwa isoni n'icyo uri cyo. Ntabwo buriya uje usanga abantu benshi hari aho bagera ugasanga kugaragaza yuko ari ab'Imana bikabagora. Uvuga ndi umunaka, nsengera mu banaka, kwigaragaza neza uri bikagutera isoni. Oya rwose, oya ntabwo ari byo. Ukwiriye kwigaragaza ukuri, ntuhishe iyobokamana ryawe, ukarigaragaza neza, imico yawe ikakugaragaza aho uri hose, kandi ntuterwe isoni n'uriwe. Reka mwumve aya magambo yenda nyahere nk'haruguru niho muri byumve neza. Mu mateka ya Yozefu, Daniyeli na bagenzi be dusangamo uburyo umurunga w'izahabu kuri ushobora kuzirikira abasore ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Ntibigeze batsindwa n'ikigaragazo cyo guteshuka inzira yabo y'ubutungane. Bahaye agaciro kwemerwa n'Imana, babirutisha kwemerwa no gushimwa n'ibikomangoma. Kandi Imana yarabakunze ndetse bakingira ingabo yabo, ibakingirisha ingabo yayo, bitewe n'ubutungane bwabo butanamuka, kubera ko bari bariyemeje kubaha Imana kubirutisha ububasha bw'abantu. Uwiteka yabashishije bikomeye, Uwiteka yabubahishije bikomeye imbere y'abantu. Bahawe icyubahiro n'Uwiteka Imana Nyiringabo, yo nyir'ububasha kurenza ibyo yamenyesheje ukuboko kwayo mu ijuru no mu isi. Bariya basore ntibagize isoni zo kugaragaza icyo bari cyo. Iyi ngingo muyizirikane turiho, nuko kugira ngo ube icyitegererezo cyiza urasabwa kwirinda gutinya kwigaragaza uwo uri we. Oya rwose, uzabihagarareho neza, nibyo bizagufasha. Reka twihute, baravuze ngo bariya basore ntibagize isoni zo kugaragaza icyo bari cyo, ndetse no mu rugo rw'umwami, mu magambo, mu kamenyero n'imigirire yabo, baturaga ko bizera Uwiteka Imana yo mu ijuru. Banze kumvira itegeko iryo ari ryo ryose ry'ubutware bwo mu isi. Isi, yego, bwo ku isi ryabatandukanya no kubaha Imana. Bari bafite imbaraga zikomoka mu ijuru zibabashisha kwatura kubumvira Imana. Ntukigere namba uterwa isoni n'icyo uri cyo. Ntukigere namba uterwa isoni n'icyo uri cyo. Bavandimwe, hari igihe usanga umuntu yagize isoni zo kugaragaza ko yubaha Imana, ugasanga iby'Imana ari kubihagararamo, yenda ari mu bakomeye, ari mu nshuti ze zitamuheruka, kugaragaza uwo ari we bikamutera isoni. Ariko twebwe ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze. Ahubwo ngo dukwiriye kujya tugaragaza, ntidutinye kugaragaza iyobokamana ryacu. Hepfo baranditse ngo ntukigere namba uterwa isoni n'icyo uri cyo, uzerekana uwo uri we, ubihishure bigaragara imbere y'abamarayika n'abantu. Iyo umeze utya, burya icyitegererezo cyawe kirakora,
ariko iyo ugiye uterwa isoni zo kugaragaza uwo uri we, wagera hihishe ukihindura undi muntu, wagera aho batakuzi ugahinduka undi muntu, oya rwose, oya ntabwo ari byo. Umwana w'Imana utanga icyitegererezo cyiza ngo akwiriye kuba mwiza aho ari hose, ntaterwe isoni n'icyo ari cyo. Baravuze ngo uzerekane uwo uri we, ubihishure, bigaragara imbere y'abamarayika n'abantu. Abatuye isi bafite uburenganzira bwo kumenya ibibasha kwiterwa ku muntu wese uzi ubwenge. Umuntu utewemo n'amahame ashikamye kandi adakebakeba yo gukiranuka azaba imbaraga nzima ku bo bakorana, kandi azahindura abandi akoresheje ubukristo bwe. Benshi ntibasobanukiwe kandi ngo bahe agaciro uburyo impinduka umuntu wese yateza ziganisha ku cyiza cyangwa ku kibi zikomeye cyane. Ibyishimo byawe muri ubu buzima ndetse no mu buzima buzaza budapfa bishingiye kuri wowe ubwawe. Mbega ukuntu ari ingenzi ko buri wese azirikana icyerekezo ari kuyoboramo abandi. Ngo ibi bintu dukwiye kubizirikana, ngo uzazirikane icyerekezo uri kuyoboramo abandi, bamenye ngo noneho burya ibyo ujye uzirikana ngo burya ibyo ndi gukora ndi kuyobora abandi muri ibi. Ese ibyo nkora abandi barabyiga? Ese ndi kujyana abandi mu ijuru cyangwa ndi kujyana mu kurimbuka? Bavandimwe, ngo buri wese, reka nsubire muri aya magambo, baravuze ngo mbega ukuntu ari ingenzi ko buri wese azirikana icyerekezo ari kuyoboramo abandi. Twegereje isi ihoraho. Mbega ukuntu twagakwiriye gupima uburemere icyerekezo icyitegererezo cyacu kigira ku bandi dufite umwete. Reka nsubire muri ijambo muryumve. Mbega ukuntu twagakwiriye gupima uburemere icyitegererezo cyacu kigira ku bandi dufite umwete. Mukwiriye gupima ufite umwete iburyo icyitegererezo cyawe kiyobora abandi, ukamenya se icyitegererezo ndi gutanga kuyobora abandi hehe, ni mu byiza ni mu bibi. Ese icyitegererezo ntanga abandebeyeho bazabona ijuru? Ese icyitegererezo ntanga abandebeyeho aho ntibazarimbuka? Ngo ukwiriye gutinya kwagira umutima n'umurimbuko uzize icyitegererezo kibutanga. Birashoboka ko weho wazageranye mu kihana, ariko wa wundi wasitajwe n'imyitwarire mibi yawe kuzihana bikananirana, akarimbuka buheriheri, yenda azapfa akiri muri iyo myumvire, yenda azanga iby'Imana burundu bitewe n'ibyo yakubonyeho, yenda azanga iby'iyobokamana bitewe n'icyitegererezo wamuhaye, azanga ukuri k'ubutumwa bwiza bitewe n'uko watanze icyitegererezo kibi. Bavandimwe, birakwiriye ko duharanira gutanga icyitegererezo cyiza imbere y'abandi, ukamenya ngo kandi ukigana icyitegererezo utanga umwete kugira ngo ejo kitarimbuza abandi. Reka dushyire ku musozo, buri wese aharanire kugira ngo icyitegererezo atanga kizabashe kugira kizabashe kuba icyigisho cyiza abandi bakwigiraho bakazabona ijuru. Uharanire kugira ngo icyitegererezo utanga ejo kidatuma abandi barimbuka bakazagana ku musozo cyangwa bakazabura ubugingo bitewe nawe. Buriya nishya no kuzatanga icyitegererezo kibi hakagira umutima umwe urumbuka bitewe nawe. Kandi ngo dukwiriye gutanga icyitegererezo cyiza mu byo tuvuga, mu magambo, mu bikorwa, ngo nubwo twaba ari uturimo duto duto uzemererwa kudukiranukamo. Ahandi bavuze ngo indingi ngo dukwiriye gutanga icyitegererezo cyiza ngo ni ukwemera guhara kubabaza kamere yawe, ariko kwemera kunguka abantu, ukanga gutakaza abantu bitewe no kurengera icyubahiro cyawe. Ngo nubwo byaba biri mu byo ukora, ngo ariko ukabona abantu bashobora kuzimira cyangwa bakakubona ukundi, uzemere hari icyubahiro cyawe, hari uburenganzira bwawe, kamere yawe ikomereke, ariko abantu bagumane. Ngo nubikora gutyo ngo uzatuma abandi babona ijuru. Reka nsoreze kuri iryo jambo mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu, paje 450. Banditsemo aya magambo nifuza ko mwumva neza. Baranditse ngo 450 Intekerezo imico n'ubumuntu. Iri jambo reka turisome maze tugane no ku musozo. Baravuze ngo ntitukibagirwa ko turi abagorozi tutari interenganya. Igihe hari umushinga igiye gukorana n'abatizera, ntukisuzuguze mu tuntu duto. Bavandimwe, kugira ngo utange icyitegererezo cyiza, ngo urasabwa kwirinda, ngo niba unafite n'imirimo ukorana n'abandi, ngo izirinde kwisuzuguza mu tuntu duto. Igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abandi, ntukisuzuguze mu tuntu duto. Niba ukurikirana n'udufaranga duke bakugomba, birumvikana baratukugomba, ariko ukadukurikirana ukadutakazaho imbaraga, ku iherezo uzahomba menshi.
kuko abo bantu bazavuga ngo uriya muntu agira ubutiriganya, niba hari icyo mugiye gukorana uzabe maso kuko nabishobora azakurimanganya. Ariko niba mukorana imishinga kwemera guhara udufaranga duke wari ufitiye uburenganzira kugira ngo wunguke umuntu, uyu muntu nawe azakugirira ubuntu. Murumva ko kugira ngo utange icyitegererezo cyiza hari ibyo wemera guhara kugira ngo wunguke umuntu, hari ibyo wari ufitiye uburenganzira ariko uremeye urabiretse kugira ngo wunguke umuntu, kugira ngo abantu batakutwara nawe ukemera kugira ibyo uhara kandi ubifitiye uburenganzira ngo uri gutanga icyitegererezo cyiza. Gukunda utuntu bibyara kuba ingumya, ubugugu bugahamagara ubundi bugugu. Abemera gutwarwa n'imico mibi nk'iyo ntibasobanukirwa urugero bisuzuguzaho mu maso y'abandi, by'umwihariko kuba tudasanga itorero maze bigatesha agaciro umurimo w'ukuri. Bavandimwe, murumva ko gukunda utuntu ukadukurikirana ugakabya, hari igihe ngo bitanga icyitegererezo kibi, bigasuzuguza cyane itorero ry'Imana, ngo ku rugero ngo by'umwihariko kuba tudasanga itorero ngo bigatesha agaciro iby'Imana ku rugero utashobora gusobanukirwa. Rero Imana iduhe kubera abandi urugero rwiza, buri wese abiharanire, kandi kugira ngo ubishobore uzemere kujya ubwira ibyo uhara, uzemere kujya ubwira ibyo utakaza ari kugumana umuntu, uzemere kuko kamere yawe ikomereke. Cya kabiri, uzagire adresse mu mico yawe no mu byibukamana, wije ugenda ujahagurika. Cya gatatu, jiharanira kuba urugero rwiza mu muryango wawe kugira ngo urugo rwawe rwigisha abandi, aho ugenda ube mwiza. Imana dushoboze gutanga icyitegererezo cyiza kandi tuzagira amaherezo meza mu izina rya Yesu, amen.